Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe, Imana iguha umugisha. Nawe utarayikora twemerere ukoreho, hanyuma urayikinge, usharinge ibiganiro byacu, utwandikire muri komenti, tujye tubana agatanu ku kandi. Imana iguha umugisha. Tugarutse mu makuru n'ibiganiro byacu bivugwa hirya no hino. Uyu munsi tuje kuvuga ku makuru y'umugabo uzwi nka Bishop Gafaranga. Mwe mwese mwaramumenye mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Bishop Gafaranga yaciye mu kazi ko mu rugo gatandukanye hirya no hino, aza kuza muri Tom Transfer, muramuzi, aho hose mwagiye mumukurikirana. Hanyuma akomeza kumvikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho yajya azitiza mu buryo bukomeye, aho yagendaga akina urwenya mu buryo budasanzwe, ndetse aza no kujya avuga ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, ku nkuru zimwe na zimwe muri Bibiliya, bimwe abantu batajya bapfa kuvuga, agenda abikoraho udukuru dutandukanye hirya no hino. Mwamumenye mu ndirimbo za gospel n'ahandi hagiye hatandukanye, aho hose agenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga mu buryo budasanzwe. Uyu rero Bishop Gafaranga yaje kumenyana n'umuramyi witwa Annette Murava, aho bakoranye ahantu mu kigo kimwe, hanyuma bamarana imyaka igera kuri 2 bakundana. Hanyuma nibwo Bishop Gafaranga yaje kubenguka Annette Murava, abona ko ari byiza ko yamushyira mu rugo. Ni nyuma yuko yari atandukanye n'umugore we, bari babyaranye abana bagera kuri 3, bagakora divorce. Uyu mugabo kandi yagiye yumvikana ahantu hatandukanye hirya no hino, avuga ko nyuma yo gutandukana n'umugore we yumvaga atakongera kubana n'umugore. Ariko bidatinze Annette Murava yaje kwigarurira umutima w'uyu mugabo Bishop Gafaranga, hanyuma Bishop aza kwisanga mu rukundo, hanyuma baca imbere y'amategeko, barasezerana mu ibanga rikomeye, aho ubukwe bwabo abantu babujijwe gufata amafoto ndetse no kubishyira hanze, bagabaye mu ibanga ridasanzwe rikomeye cyane. Hanyuma nyuma biza kujya hanze baramaze kubana. Bagiye bagaragara mu biganiro bitandukanye bacishaga ku mirongo ya YouTube, ndetse uyu Bishop Gafaranga yakundaga kugenda atangaza amagambo menshi arimo ayiyobokamana ku macano amwe n'amwe atandukanye hirya no hino. Ariko kandi no mu rugo iwe bari bafite cano bacisha ibiganiro we n'umugore we, ariko mu minsi itambutse byagiye bikendera gake gake, bigaragara ko hagiye hazamo agatotsi hagati y'imibanire yabo. Muri uku kwezi kwa 4 rero nibwo Annette Murava yavuze ko umugabo we yari yaramubwiye ko azamwica, ariko ukwezi aragusimbuka ntibyakunda ko amuhitana. Rero yakomeje kumuhoza ku nkeke mu buryo bukomeye, kanamukubita. Bivugwa ko umuyobozi w'umudugudu batuyemo yaba yaramenye no makuru, ariko ntagire icyo ayakoraho. Annette Murava rero avuga ko yakomeje kwihangana mu gihe cyose bari bamaranye, ariko kuri iyi nshuro yabonye bitashoboka, biranga. Hanyuma ahitamo kwerekeza mu nzego zibishinzwe, urwego rwa RIB rwo mu Bugesera. Ahangaha ngo akaba aribo bakiriye ikirego cy'uyu mudamu, hanyuma bagata muri yombi uyu Bishop Gafaranga. Kugeza kuri ubu ngubu Bishop Gafaranga ari mu maboko ataraye. Biravuga ko yaba ari muri RIB, ahakurikiranyweho ibyaha byo guhoza undi ku nkeke. Bikavuga ko uyu mugore we yamuhozaga ku nkeke, harimo gukubitwa, harimo gutotezwa n'ibindi bitandukanye. Ubu rero hategerejwe niba uyu Bishop Gafaranga azajyanwa mu nkiko akajya gukurikiranwa ku byaha ari kuregwa n'uyu mugore. Bantu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kuzititiza bavuga bati ni koko burya zirara zishya bwacya mu gitondo zikazima.
akavuga ko kandi abajyaga bababona mu buryo butandukanye babonaga ko babanye neza nta kibazo na kimwe gihari, ariko ari kwa kundi zishya nijoro ku manywa zigatuza ntizongere gushya. Mu yandi magambo, zishya nijoro ku manywa zikazima. Abantu bakomeje kugenda bavuga amakuru atandukanye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru bitandukanye, bavuga bati n'ubundi uyu Bishop Gafaranga yari afite umugore biramunanira baratandukana, n'ubundi ntibyari gukunda ko ashobokana n'uyu muramyi. Uyu muramyi rero Annette Murava, abantu bari bakunze cyane ibihangano bye, ariko kugeza kuri ubu aho abaniye na Bishop Gafaranga bategereje ibindi bihangano bigera ku rwego bamara kurambirwa. Byari biteganyijwe ko uyu mubyeyi uko byagenda kose wenda ashobora kuzongera gusohora ibindi bihangano, abakunzi be bategereje mu buryo budasanzwe, ariko amaso yaheze mu kirere. Bamwe baragira bati ahari wenda ni iryo totezwa ryo mu rugo yari arimo, ariko abandi bakavuga bati wenda hari ibindi yarahugiyemo mu buryo budasanzwe. Abantu rero bakomeje kugenda batangaza ibintu bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga uko bwije n'uko bukeye, ariko ntago turamenya ibizava mu iperereza RIB irimo irakora kuri uyu umugabo kugira ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yemeje aya makuru, avuga ko uyu mugabo Bishop Gafaranga rwose ari mu maboko ataraye, aho afungiye kuri RIB ya Bugesera, ari naho uyu muryango utuye. Biravuga ko yaba ariho acumbikiwe, ariko ntihatangajwe itariki yaba azitabiraho urukiko. Uko bigaragara RIB iracyakora iperereza kuri ibi byaha uyu mugabo akomeje kuregwa mu buryo budasanzwe. Ntago byoroshye ingo z'iki gihe kuzubaka na mahirwe, kuzubaka na Hanyagasani. Uyu mugabo rero murabizi ko yaciye muri Tom Transfer, aho yakoraga akazi gatandukanye ko gucuruza imodoka. Kandi sosiyete, iyo company ikaba yaraje guhomba, hanyuma igafunga imiryango. Akavuga ko uyu mugabo ari naho yakuye agafaranga mu buryo budasanzwe, dore ko bari bari gucuruza ibintu bijyanye n'imyenda, aho bari bafite iduka rikomeye hano mu mujyi, aho bacuruzaga ibyo bicuruzwa bijyanye n'imyenda. Bari bafitanye rero umwana umwe bibarutse mu mwaka washize, ndetse bikavuga ko uyu Gafaranga afite abandi bana bagera kuri 3 ku wundi mugore babanaga mbere, nyuma y'uko bakoze divorce akisanga ari kumwe n'uyu umudamu witwa Annette Murava. Annette Murava afite ibihimbano byinshi byagiye bigarura imitima ya benshi, aho byabahuzaga n'Imana abicishije mu buryo bwo kuramya no guhimbaza. Abantu benshi barifuza ko uyu mubyeyi yagaruka mu bihe bye byo kuramya no guhimbaza, kugira ngo afashe benshi, imitima yabo yongere iruhuke kandi irusheho kugenda igubwa neza. Ni iki wowe Annette Murava umwibukiraho? Ni iki wowe wabumukundira? Ni iyihe ndirimbo yanyuze umutima wawe? Utwandikire muri comment utubwira ati iyi ndirimbo ya Annette Murava rwose yankoze ku mutima, yahembuye umutima wanjye, yansubijemo intege mu rugendo. Ibyo byose tuzajye tugenda tubizirikana tubyibuka, kandi reka tumwifurize ko yakongera akagaruka mu ruhando rwa muzika, akongera akazana ibihimbano by'umwuka, bikongera bikagarura imitima ya benshi. Kandi ahari reka tumubwire ngo pole, ukomere, Imana iri kumwe nawe. Nukuri turahamya tudashidikanya ko urugo rwanyu Imana irurimo, bizongera bigende neza. Nubwo uyu munsi bitameze neza, nubwo imbuga nkoranyambaga ziri kubica bigacika hirya no hino, humura, muzongera mubeho mu buzima bwiza, kandi ubuzima Imana yateguye.
reka twifurize uyu muryango kongera kumererwa neza no kumera neza kandi no kurwubaka rugakomera, kandi Imana ikomeze iture mu rugo rwanyu, Imana ibigenze neza. Reka rero tubashimire mwebwe mwese mwakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, mukore subscribe hanyuma musharinga ibiganiro byacu, mutwandikire muri comment. Imana ibaha umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao 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 ciao. Shalom shalom shalom.